Reka twongere tubasuhuza inshuti bakunzi ba World Range TV kandi twongere tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, amahoro nyagasana ajya akomeza abandi namwe inshuti z'akadasohoka za World Range TV. Iki ni cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi bita Fresh and Fire. Iyo uri fresh uba ugomba kuba fire kubera ibiganiro byiza tuba tugenda tukugezaho makuru meza tuba turi kugenda tuguha hirya na hino mu bice byose bitandukanye by'isi. Tuguha amakuru muri kategori zose zitandukanye, abari kategori ya showbiz by'umwihariko, kategori ya politike, kategori ya siporo, kategori y'ubukungu n'iby'ikoranabuhanga, hose tuba tuhababereye. Rero izina ni iry'umuntu, iyi ni World Range TV nk'uko nyine bajya babivuga abanyarwanda, izina ni iry'umuntu. Rero izina naryo ni iry'ino channel yitwa World Range TV, bigomba kubereka ibera hirya na hino ku isi. Ni World Range of course. Reka nsubiza abanywanyi bacu badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi, ndi kuvuga abaturanyi bacu abadukurikira muri Tanzania. Mbibutsa ko perezida wa Tanzania yasoje uruzinduko rwe yarafitiye hano mu Rwanda ejo kuwa kabiri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 2021 yasubira mu gihugu cye cya Tanzania. Nisurize kandi abantu badukurikira mu Buganda kwa Museveni, abagande muraho murakomeye cyane, abadukurikira muri DRC, East Africa yose, Kenya, Tanzania, Sudan y'Epfo, mwese nizo komeza fresh sana. Afrika yose kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru turabasuje cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda rero mu majyepfo, majyaruguru, basirazuba, irengera bwaryo, mujyi wa Kigali, namwe mudukurikiye muri Gotamasimbi, diaspora nyarwanda hose, abanyamurenge aho muri kwisi hose turabasuje cyane kandi twifurize amahoro y'Imana. Reka nsuze rero abari muri diaspora, Amerika na Canada, Amerika y'Amajyepfo, Australia, izakomeza fresh sana. Rero mumeze mbabwira ibyiza biri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi. Reka nigarukira no mu Rwanda cyane, aho umuriro watsi cyane hagati y'abastari bagiye batandukanye hano mu Rwanda, aho umu DJ w'umukobwa cyangwa se umu DJ w'umugore uzwi ku izina rya DJ Brian yazamuye beef komeye cyane hagati ye n'uwo bita Fata ku Mavuta, mwese muzi nk'umunyamakuru wo kuri Flash TV na Flash FM. Ubusanzwe Fata ku Mavuta yagiye amenyekana ku izina rya Boskizo, dore ko ngo yageze no ku muhanzi, ariko nyine nyuma akaza kubivamo. Dasosa rero nyuma za gufata umwuga w'itangazamakuru bariho abogamira. Ubwo rero Fata ku Mavuta ari ku Simbi TV yaje kwibasira abastari b'abanyarwanda, aho yasebeje ba Rocky, aho yagiye asebya ba DJ Brian, aho yagiye asebya abaraperi bagiye batandukanye, tubavuga nk'aba JC abandi ba Pifra, abandi bose rumva agenda rero abikoma cyane, agenda birataho azamura beef komeye cyane. Ariko icyo twavuga cyo nuko nawe baje kumwibasira baramusubiza cyane DJ Brian. Rero aho no munsi tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 nibwo hakomeje kugenda havugwa inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ko ashobora kuba mwino minsi ameze neza cyane, aho nyine yanasubije Fata ku Mavuta aherutse kumwibasira amwita ko ari imbobo y'umukobwa. Rero ni umuriro watse kandi umuriro ukomeye cyane, umuntu yavuga ko rwose hari ibintu bishobora kuza no gufata indi ntera, aho abantu bavuze ati noneho Fata ku Mavuta nabyumva arasaraho, noneho Fata ku Mavuta nabyumva araza kujya no mu nkiko. Kandi ibi nanone byabaye nyuma y'uko Rocky Kirabiranya yigeze kumusubiza nawe avuga ati Fata ku Mavuta ni imbobo, Fata ku Mavuta ati ni umukene, nta kintu yigirira, niyo mpamvu yabonye turi kunywa tumeze neza cyane abigiriraho ishyari. Then Fata ku Mavuta yari yaratutse ba Rocky ngo nabasinzi, ngo ni twatujama tw'inyamirambo nyine tudusinzi twirirwa tunywa aho ngaho, twishwe n'inzoga, nyine tudafite discipline. Na discipline yakoresheje ijambo avuga ati Rocky na discipline agira. Rero
Rocky akimara kubyumva navuga ko rwose byamubabaje cyane, byaramubabaje ararakara, aho nawe yaje kumusubiza avuga ati impamvu wabazwa nuko wabona twimere neza turi kunywa amayoga tumeze neza, ati ndetse n'inzoga tugura cyangwa se inzoga tunywa ntiyabasha no kwizigondera. Rero Rocky Kirabiranya benshi muzi mu bijyanye no gusobanura indirimbo, ndetse akaba umwe mu bakunda kumanaginga abahanzi bagiye batandukanye, aho yamanaginze Mr Kagame, aho yamanaginze bo bitaga 44 mwese muramuzi, yaje kumanaginga rero n'ubita uyu musore uri guhitinga cyane mwese muramuzi bamwita Papa Cyangwe rero nawe ni umwe mu bantu rwose ubona bari kugenda bazamuka, kandi avuga ko yafashijwemo na Rocky Kirabiranya akenshi na kenshi ubona ko agenda afasha abantu benshi bagiye batandukanye, harimo nabo ba Kadafi Pro, banuza n'umuhungu wamenyekanye nka Kaboyi, abo bose nyine ba Rafat Kaboyi, akaba ari abantu yabaragiye azamura bakamenyekana, amazina yabo akumvikana mu matwi y'abanyarwanda. Rero urumva ko ni umuntu ufite impano yo kugenda azamura abasore bakiri bato b'abanyarwanda. Gasosapu rero dukomeza n'inkuru yacu nuko uyu munsi nyine aribwo DJ Brian yikumye bikomeye Fata ku mavuta. Yavuze ati fata ku mavuta dusebeje ngo turi mbobona amafaranga tugira, ariko nawe ati araje yumirwa abone ko turi abantu bakomeye, tereka mbanze nsinyira umufungo tubundi mbanze nikome nanjye abanzi barimo nkafata ku mavuta. Uwo mufungo na wundi rero ni amafaranga yakuye muri company bita Royal Dutch, ikaba igeze mu Rwanda vuba, ntabwo navuga ko imaze igihe kirekire, aho rwose ngo yemeranyije n'abo basitari barimo DJ Brian kubaha amafaranga menshi cyane kugira ngo babe brand ambassador cyangwa se bajye bayamamariza, nyine nk'uko muzi ba Supermanager ko bamamariza Esperanza n'abandi benshi bagiye batandukanye nka ba Shadibu na Bruce Melody bari kwamamariza za Bloka. Rero nabo ba DJ Brian ndetse na mugenzi we nibwo nyine bafashe iki kiraka cyo kuba brand ambassador wa Royal Dutch in Rwanda. Ni ibintu rero twavuga ko ari byiza, ni ibintu twavuga ko bigiye kuzamura umuziki cyangwa se bigiye kuzamura izina ry'aba bombi mu buryo kwamamaza ndetse no mu buryo bw'amafaranga, kuko burya urabizi ko iyo ufite kofi byose biba bimeze neza. Ni naho rero yasahera ko nyine asubiza afata ku mavuta wari waramusuzuguye, amubwira ko rwose ubu nawe ameze neza ndetse ko agiye kujya munsi y'ibirenge bye. Mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda mu bijyanye na showbiz, nuko abahanzi bakurikira b'abasitari bahari mu Rwanda bifatanyije bahimbira indirimbo yo kwihanganisha ababuze ababo kubera COVID-19. Baro n'abandi ni Israel Mbonyi, Kalisa Karasira, Niyo Bosco Masamba ndetse n'andi bumuntu bahumurije ababuze ababo kubera COVID-19. Abahanzi barimo Kalisa Karasira, Niyo Bosco, Israel Mbonyi n'andi bumuntu bahumurije ababuze ababo kubera COVID-19, kikaba ari icyorezo cyugarije isi mu buryo bukomeye. Kandi nk'uko bigenda bigaragara mu mafoto ari ku Nyarwanda.com, nuko nyine bagiye banatanga ubutumwa bukomeye cyane kuri za Twitter, kuri za social media zabo, aho Kalisa Karasira yanditse agira ati umuntu wabuze icyizere ubuzima bukamucika bureba, natwe nk'abanyarwanda twiyemeje kwishakamo imbaraga ndetse no gukorana icyizere. COVID-19 irimo kudindiza byinshi, guhombya benshi no kudindiza iterambere ry'igihugu, ariko dushidikanya ko icyizere kigihari kandi tuzayinesha. Ayo rero namwe makuru nyine ari kugenda avugwa hano muri showbiz nyarwanda, ariko none tunakomeza nuko
Bitatonze yasohoye indirimbo yakoranye n'umuryango wa Anega Ntagikwe anahanura abahagaritse ubukwe bitwikije COVID-19. Muri Nigeria nuko Platini yasinye amasezerano ateza imbere umuziki we, ahabwa n'umugisha n'abastari bahano muri iki gihugu cya Nigeria. Umuhanzi Platini rero akaba yamaze kwagura umuziki we, aho atangiye gusinyana amasezerano n'abastari bakomeye mu bikorwa byo kwagura umuziki we mu gihugu cya Nigeria. Rero nanone reka twumve tubashimire kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Iyi ni Worldwise TV, uwa mbere mu gukunda amakuru ya Worldwise TV, nibwo uzaba udufashije cyane kandi nibwo uzabaye umwe mu banyamuryango bacu. Komeza kumererwa neza rero, komeza kugira ibihe byiza. Imana iguhe umugisha wo kuri Worldwise TV. Kora share, like na comment, ntibagire gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane ibihe ku bindi. Nitwa Emmanuel Macdami mu itsinda rigari rya Worldwise TV. Turabashimiye kandi turabakunda cyane. Ciao ciao.